uramutse ufite Yesu Kristo mu mutima wawe umwizeye, hari situation wageramo, hari ibihe biza bikagukanga ukagira ngo niko abantu bose bagenza, ariko Imana ikabwira ngo oya siko bimeze. Ntabwo abantu bose bagomba kubeshya kugira ngo ibintu bicemo, ntabwo abantu bose bagomba gusamara kugira ngo babone promotion mu kazi, ntabwo ibintu byose uhinyuza inzira z'Imana cyangwa se ukazirengagiza kandi waramenye Kristo kugira ngo umere nk'uko abandi bameze. Oya, ni wamwihakana. Yesu nawe aravuga ngo umuntu nanyihakana nanjye nzamwihakana. Nunanirwa kwihangana kuko biduhinyuza nta kigeragezo na kimwe kitari rusange ku bantu, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko bitugerageza byose Imana ku bantu bayibacira kanzu ikabavana muri bya bindi byakugeragezaga. Rero Yesu niwe wenyine washoboye kwihanganira umusaraba. Nta kintu na kimwe wakwihanganira kirenze kwihangana kwa Yesu Kristo. Nta na kimwe cyari cyakugerageza birenze kugeragezwa n'umusaraba, uje gushyirwa ku musaraba wishwe n'abantu wagiriraga neza, wakizaga indwara zabo, ukazura abana babo bapfuye ukabagirira neza, bakaguhindukirana umunsi umwe bakaguhindukirana bagira ngo bakwice. Haleluya, turashima Imana kubw'uyu mwanya. Mu by'ukuri n'ubuntu budasanzwe kugira ngo tubone uburyo bwo kuganira nawe ijambo ry'Imana, kandi nawe turagushimira aho uherereye aho ariho hose, kuko ubu kugirana igihe n'Imana yawe ni ubuntu budasanzwe ndetse n'umugisha tutasanga ahandi cyangwa se tutakwitesha. Ugusuhuza ni Pastor Ernest Niyonsenga. Turashima Imana ku bwa gahunda y'ijambo ry'Imana, ndetse turagira ngo dufatanye nawe mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana dusenga Imana kugira ngo Imana igire ikivugana nawe cyane muri ibi bihe turimo. Mwami Mana y'agakiza kacu, turagushimira ubuntu n'imbabazi zawe, turagushimira kubw'uyu mwanya w'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe rishobora gutandukanya ibiri mu mutima w'umuntu ndetse n'ibyo yibwira mu bitekerezo bye, ritandukanya ibiri mu bugingo no mu mwuka we, rikamuha umucyo wose Imana yifuza kugira ngo umuntu wawe abigenderemo kandi bimubere umugisha mu rugendo rwe. Reka Mwami ijambo ryawe rikora umurimo wawe kuri buri muntu wese uri buze guhura naryo kuri iyi gahunda. Icyubahiro cyose turakiguhaye Mwami, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu mwanya ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ijambo nise ibihe turimo cyangwa se ibi bihe turimo, ku bijyanye n'ibyo dusangiye twese abatuye isi by'iki cyorezo turimo, ariko cyane cyane kubizera Imana, aho usanga bitugiraho ingaruka, ugasanga ubuzima bw'ubumana muri twebwe bugenda bukendera cyangwa se bugenda buba buke. Rero Imana nta kintu na kimwe kigera kibuza kuba Imana, ahubwo ibyo duhura nabyo byose, ibyo tunyuramo byose, Imana igutegerejeho wowe nk'umwana wayo ko uhaguruka kugira ngo Imana igaragarire muri wowe, binyuze muri wowe abari kumwe nawe aho waba uri hose, waba uri mu kazi, aho uri uhari kugira ngo Imana yigaragaze ko ariyo Mana ishoboye byose, yigaragaze ko atari Imana yakanzwe n'icyorezo. Waba uri mu rugo, aho uri mu rugo, abavana nawe mu rugo, aho utuye, abari kumwe nawe, abaturanye nawe, bakubonemo ya Mana. Imana ye kuba Imana yo mu rusengero, cyane ko muri ibi bihe gusenga cyangwa se guterana byabaye ibitoroshye. Rero kimwe mu bintu biduhinyuza muri iyi minsi ni uburyo ku muntu witwa ko ari uw'Imana, ku muntu wese witwa ko yizera, ubuzima bwe bukaba bwari bushingiye, ubuzima bwe bw'Imana nibwo mvuga, bukaba bwari bushingiye ku guterana n'abandi, cyangwa se yaratungwaga n'ibyo agaburirwa mu iteraniro aho yabarizwaga. Ubu buzima abayemo muri iyi minsi guterana bitoroheye buri wese, ni ubuzima bugoye, ariko ku Mana nta kiyigoye, nta kintu na kimwe kigera kibuza kuba Imana. Rero niyo mpamvu ngira ngo mu buzima bwawe nanone nkwibutse ko ari iby'ingenzi ko uhaguruka mu nzira z'Imana, ugahagurukira mu gukiranuka, kugira ngo Imana yawe ye gutukwa kandi uhari uyibereye aho itari, cyangwa se aho abantu batayizi, wowe uhari kugira ngo Imana igaragare binyuze muri wowe. Turavuga ku ijambo turi busangire mu gitabo cya Luka igice cya 12, Ivanjiri nziza yanditswe na Luka igice cya 12 umurongo waho wa 54. Reka dusome ijambo ry'Imana. Luka igice cya 12 umurongo wa 54. Harimo amagambo nifuza ko dusangira, amagambo yavuzwe na Yesu Kristo ubwo yaganiraga n'abantu. Ni 12 Luka umurongo waho wa 54 kugeza ku wa 56. Aravuga ngo nuko abwira abateraniye aho nabo ati, iyo mubonye igicu kivuye iburengerazuba, uwo mwanya muravuga ngo imvura iragwa, kandi niko biba.
n'iyo mubonye umuyaga uturutse ikusi muravuga ngo haraba ubushyuhe, kandi ni koko biba. Mwana ryaryamwe, ko muzi kugenzura isi n'ijuru, niki kibabuza kugenzura iby'iki gihe? Aya ni amagambo Yesu yavuganaga n'abantu ababwira ko mwitegereza igicu mukamenya ko iyo hari igicu cyinshi gitumbitse mumenya ko imvura iri bugikurikire, cyangwa se mwabona igicu kimuka kigenda ahantu mukavuga ngo buri izuba rigiye kuva. Ni gute iby'iki gihe byo mutamenya kubisobanura, mutamenya gusobanukirwa ibyababayeho cyangwa se iby'ibi bihe turimo? Rero Imana yifuza ko rwose tutaba impumyi cyangwa se ngo tube abarangaye, kuko ibi byose turi kubona, ibi byose duhura nabyo n'ibyo tunyuramo byose bifite ibyo aho bituganisha ku Mana. Rero ku bantu bizera Imana, Imana ifite agenda yageneye ubuzima bw'umwana w'umuntu hano ku isi, kandi aho twerekeza ni kugaruka kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo yaraje kuri iyi si, avuka ari umwana w'umuntu, avuka yambaye umubiri n'inyama nk'uko nawe umeze, nk'uko nanjye meze, aba kuri iyi si kugira ngo atambe igitambo cyo gucungura umwana w'umuntu wese, kugira ngo ave mu byaha ndetse avanwe mu buretwa bw'umwijima. Rero ibyo yarabikoze, ntazagaruka aje kubikora, azagaruka aje kureba uwamwizeye wese. Rero uwamwizeye wese Kristo atari yagaruka, byanze bikunze Imana idutegereje ko dukwiriye kugira uko twifata nuko duhagarara, tutitaye kubiduhinyuza, tudakanzwe n'ibyo duhuye nabyo. Rero ibyo duhuye nabyo muri iyi minsi yacu byanze bikunze, yaba ari icyorezo, yaba ari n'ikindi cyazana nyuma yaho, cyangwa se n'ikindi waba warahuye nacyo kikagukanga birenze iki ngiki cyadukangiye hamwe twese, ariko nagira ngo nkwibutse ko byose ibyo duhura nabyo Yesu yabwiye abantu ngo ko mureba ibicu mukamenya gusobanura uko ibihe bimeze, ni gute ibi ngibi bibasanganira mukayoberwa kumenya uko mwakwifashe. Rero nagira ngo nkwibutse ko ukwiye kugira ubwenge ukamenya uko wifata. Reka dusangire ijambo nanone riri muri Timoteyo wa kabiri, igice cyaho cya kabiri, umurongo ni wa 11 kugeza ku wa 13. Haravuga aya magambo ngo iri jambo ni iryo kwizerwa. Iri jambo ni iryo kwizerwa ngo niba twarapfanye nawe tuzabanaho nawe, kandi nitwihangana tuzimana nawe, naho nitumwihakana nawe azatwihakana. Kandi nubwo tutizera we ahora ari uwo kwizerwa, kuko atabasha kwivuguruza. Yesu ashimwe cyane. Aya ni amagambo yavuzwe n'intumwa Paulo abwira Timoteyo, aramubwira ngo aya magambo nayo kwizerwa. Bivuze ngo aya magambo uko bisa kose umuntu wese utekereza nashaka yizere. Yabwiraga abize, yabwiraga Timoteyo umukozi w'Imana, aravuga ngo nimba twarapfanye na Kristo tuzabaho ariko tubanyeho nawe. Gupfana na Kristo nibyo nshaka kugira ngo nshimangireho, kubera ko byanze bikunze ndamutse nkubwiye ngo napfanye na Kristo undeba mpagaze wambaza ngo uyu mugabo arabeshya, dore ndamuzi ndanamureba imbere yanjye. Ariko ku Mana gupfana na Kristo Imana ivuga ni ukugira ngo wowe mu buzima wari urimo Kristo atari yakugeraho, Kristo utari wamwimika mu buzima bwawe, hari ubuzima wari usanzwemo, hari uburyo wari ubayeho, ariko Imana ikavuga ngo nimba koko mwarapfanye na Kristo, kuko Kristo yabayeho abereyeho gupfa kugira ngo abamwizeye twe kurimbuka. Imana ikavuga ngo nimba twarapfanye na Kristo, nuko rero tumenye ko tuzabanaho nawe. Ni ukuvuga ngo nimba ibyaha twagenderagamo twarabipfuyeho, nimba ingeso zipfuye zitubahisha Imana twarazipfuyeho, zikaba zitakiturangwamo mu buzima bwacu no mu mibereho yacu, tuzabaho dukomeje kubaho, dukomeze kugenda, ariko tugendana na Kristo muri ubwo buzima butakiri nka bwa bundi twari tubayeho mu mbere. Imana igakomeza ikavuga ngo ariko kandi nanone nimba twihangana, nimba duhura n'ibiduhinyuza, tugasabwa ko dukwiriye kwihangana, tukabyihanganira, tugahanga Imana amaso, tukamenya neza ko nubwo bisa gutya ibiguhinyuza byagukubise imbere yawe hirya no hino, ariko ukabaho wihanganira ibyo bihe bigoye, ibyo bihe bitakoroheye. Imana ikavuga ngo nimwihangana muzimana na Kristo. Bivuze ngo byanze bikunze kwihangana kwawe, byanze bikunze ntabwo ari igihombo, ahubwo Imana irakuremamo imyifatire ikomeye ihagaze ishyitse, kugira ngo ushobore gutwara hamwe na Kristo, kugira ngo ushobore guhindukirana bya bindi byaguhinyuzaga, byagusabaga kubyihanganira, kubera ko ntabwo bizahoraho. Nukuri ndakurahira ibyo uri kunyuramo n'iby'akanya gato ntabwo bizahoraho. Rero Imana iragusaba kugira ngo wihanganire ibyo biguhinyuza, kuko ntabwo ari bizahoraho, ahubwo Imana hari ahandi ikwerekeje, hari ibindi Imana igufitiye imbere, ariko iragusaba ngo niwihangana, ukihangana hamwe na Kristo. Haleluya! Imana ishimwe ko utari wenyine, Imana ishimwe ko ntabyo izi ko Imana ivuga ngo nta kigeragezo na kimwe kitari rusange ku bantu, nta kikugerageza ari wowe cyazi ari gishya kuri iyi si. Munsi y'ijuru nta gishya gihari, ahubwo ibitugerageza hari ahandi babiri, hari abandi baba barabiciyemo. Rero Imana ikagusaba ngo ubyihanganire uzirikana kuri kumwe na Kristo muri byo, kuko nubyihanganira hamwe na Kristo uzatwara, uzabitegeka hejuru yabyo, ariko nutabyihanganira bizaba ikindi kibazo. Arakomeza akavuga ngo ariko nitumwihakana. Uwo ni Yesu Kristo. Uramutse ufite Yesu Kristo mu mutima wawe umwizeye,
hari situation wageramo, hari ibihe biza bikagukanga ukagira ngo niko abantu bose bagenza, ariko Imana ikabwira ngo oya siko bimeze. Ntabwo abantu bose bagomba kubeshya kugira ngo ibintu bicemo, ntabwo abantu bose bagomba gusamara kugira ngo babone promotion mu kazi, ntabwo ibintu byose uhinyuza inzira z'Imana cyangwa se ukazirengagiza kandi waramenye Kristo kugira ngo umere nk'uko abandi bameze. Oya, niwa mwihakana, Yesu nawe aravuga ngo umuntu nanyihakana nanjye nzamwihakana. Uzi ko yavuze muri Mariko igice cya 8:38 aravuga ngo umuntu nagira isoni zo kumpamya imbere y'abantu nanjye sinzamuhamya imbere ya data n'imbere y'abamarayika. Rero hari situation wageramo ubuzima bukagusharira, bukaba uburemereye n'ubugoye, bikaba aho utekereza ko ukwiriye kwihakana Imana no kwihakana inzira zayo nk'uko abandi bari kubigenza. Oya, ndagira ngo nkwibutse ko Yesu yasezeranije ko numwihakana imbere y'abantu nawe azakwihakana imbere ya data. Mwene data, mushiki wanjye, rekera aho ngaho, komera ku Mana wamenye, izere Yesu, wihanganira ibyo biri kunyuramo kuko ibyiza biri imbere, iminsi myiza iri imbere, kandi Imana iraza kukugeza mu bihe byiza kuko wagize umutima wo kwihanganira ibihe unyuzemo. Arakomeza akavuga ngo nuramuka unaniwe kwihangana ukananirwa pe ukabona ko ibihe bigoranye ukabivamo. Yesu niko yavuze aravuga ngo nimwabivamo, nimwatakaza kwizera, we asigara ari uwo kwizerwa kuko ntago ashobora kwivuguruza. Imana niyo yatushatse, ntago ari twe twayishatse, niyo yadusanze dutakaye turi mu byaha, turi mu mwijima, tugendera mu nzira twibwira ko arizo, Imana idusangayo ituvishiriza umucyo wayo ituvanamo. Rero nuramuka wibwiye ko byose Imana yakoze yibeshye ukabivamo cyangwa se Imana ukayireka, iyo ntishobora kwivuguruza. Rero naje kukubwira ngo komera kuri Yesu kuko twapfanye nawe mu byaha byacu byo twagenderagamo, atwizeza neza ko tuzakomezanya nawe, ndetse akanatubwira ngo dukomezanya nawe hari ibiduhinyuza, nitwihangana tukabyihanganira turi kumwe nawe tuzongera dutegeke kandi tuzongera tubitsinde, tugendere mu butsinzi bwe. Ndetse akavuga ngo nibiba byananiranye ukamwihakana, ni wowe uzaba witeje ikibazo kuko numwihakana nawe azakwihakana. Nunanirwa guhagarara ngo umuhamye imbere y'abantu, nawe ntazaguhamya imbere ya data n'abamarayika. Ndetse akavuga ngo nuba utabaye wo kwizerwa, nawe nta kundi azaba kikugenje kuko wabaye utizerwa, ariko we asigara ari uwo kwizerwa. Rero naje kubwira ngo muri ibi bihe turimo, muri ibi bihe turi kunyuramo bitoroshye, nta numwe byoroheye, nta numwe bitahinyuje. Isi yahinyujwe n'ibyatugwiriye twese, ariko icyagutabara si ikindi, komera kuri Yesu Kristo. Niko ijambo ry'Imana ridusaba mu Baheburayo igice cya 12 umurongo waho wa 11 kugeza ku wa 2. Reka tuhasome Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2. Aravuga ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa twihanganya, dutumbira Yesu wenyine, niwe banze ryo kwizera kandi niwe ugusohoza rwose. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Bibiliya iratwereka ko tugoswe n'igicucu cy'abahamya benshi. Abantu benshi barakwitegereza uhereye umunsi wavuze ko uri umuntu w'Imana, uhereye umunsi wemeye ko Yesu Kristo ari we mwami akaba n'umukiza w'ubuzima bwawe. Kuva uwo munsi abakwitegereza ni benshi, bandi bakwitegereza bazi ko ugomba kuba umuntu w'Imana, ugomba kugendera mu gukiranuka kw'Imana, ugomba guhamya Imana mu nzira zawe ndetse no mu magambo yawe. Ariko ibyo ngibyo nuramuka ubyibagiwe, Imana ikakugira inama ngo umenye neza ko abakwitegereza ni benshi, ndetse cyane cyane icyaha cyo kiraguhiga kuko icyaha kiragushakisha kandi gishobora no kukwizingiraho mu buryo bworoshye bucyoroheye cyane. Ariko dore ibanga aho riri, utumbire Yesu Kristo, utumbire Yesu Kristo kubera ko we Yesu wenyine niwe washoboye kwihangana. Bibiliya avuga ngo yihanganiye umusaraba, yatumbireye umusaraba, amenya neza ko nyuma y'umusaraba hariho icyubahiro Imana yasezeranye, amenya neza ko nyuma y'ibyo bibabaje yihanganiye byose hariho ikuzo, hariho gushyirwa hejuru imbere y'Imana, hariho kubahwa imbere y'Imana n'imbere y'abamarayika, imbere y'abatuye isi bose. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo amaze gucungura umuntu azutse ku munsi wa gatatu, Imana yamuhesheje icyubahiro gisumba abubashywe bose, ari abo muri icyo gihe, ari n'abo mu gihe kizakurikira, ndetse no muri iki gihe cyacu kirimo, ndetse n'abazakomera bose. Nta n'umwe uzigera akomera ngo agere ku Yesu Kristo. Yahawe izina amavi yose akwiriye gupfukamira hano kuri isi, mu ijuru abamarayika bose baramuramya, no munsi y'isi ntawe ufite izina nk'irya Yesu Kristo. Rero Imana ikavuga ngo mumurebereho, mumutumbere kubera ko we yihanganiye umusaraba. Uzi kwihangana, ukihanganira urupfu,
ukihangana uzi neza ko ugiye gupfa, ukihanganira ibyo abantu kandi abamwishe niwe yagiriye neza, ariko akabyihanganira kuko yari azi ko gupfa ko nicyo gifite agakiza k'abatuye isi twese. Rero Imana igushoboze kugira ngo ukomeze gutumbira Yesu Kristo, kugira ngo ushobore guhanga amaso Yesu. Ibyo uri kunyuramo byose nta na kimwe kirarenga icyo Yesu yanyuzemo, nta na kimwe kiri hirya yo gukomera kwa Yesu. Rero nagira ngo ugire umutima ukomeye, wihanganira ibyo uri kunyuramo, umenye neza ko Yesu Kristo ntago yigeze acika intege, ntago yigeze abivamo, ntago yigeze avuga ngo data warambeshye. Oya, yatumbereye umusaraba kuko yari azi neza ko nyuma yawo hari iby'Imana yari iteganirije ubuzima bwe. Rero nawe nanjye umenye neza ko byanze bikunze gutumbira Yesu Kristo niho hari intsinzi yacu. Murakoze, ni iryo jambo nifuza ko tuganira, ariko hari ingingo nifuza ko wazirikana mu byo navuze byose. Ngira ngo rwose ubizirikane kandi umenye neza ko Imana nicyo yifuza ku buzima bwacu. Icya mbere, Imana irifuza ko twemeranya nayo ko twapfanye na Yesu Kristo. Twemeranye nayo, wemeranye n'Imana ko ubuzima bwawe bwa mbere ya Yesu, bwa mbere ko Yesu agira mu mutima wawe bwapfuye. Kubera ko bwapfuye byanze bikunze iranakubwira ngo uzabaho ariko ubanyeho na Yesu Kristo, uzakomeza kubaho ariko utabayeho wenyine. Rero menya neza ko Yesu Kristo ntago ari siyasa, ntago ari ibintu bivugwa bitari. Yesu Kristo yarapfuye arazuka ni muzima. Iyo umwakira umutima wawe abana nawe, ariko ntago mwabana ukiba muri bwa buzima wabagamo mbere. Rero biragusaba ko ubupfaho, upfe ku byaha wagenderagamo, upfe ku ngeso zipfuye zitubesha Imana wagenderagamo, maze wemerere Yesu Kristo mufatanye ubuzima bwawe n'ubwe, maze mukomeze urugendo. Ikindi nshaka kuzirikana nuko nunanirwa kwihangana, kuko ibiduhinyuza nta kigerageza na kimwe kitari rusange ku bantu, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko ibitugerageza byose Imana ku bantu bayibacira kanzu ikabavana muri bya bindi byakugeragezaga. Rero Yesu niwe wenyine washoboye kwihanganira umusaraba. Nta kintu na kimwe wakwihanganira kirenze kwihangana kwa Yesu Kristo. Nta na kimwe cyari cyakugerageza birenze kugeragezwa n'umusaraba, uje gushyirwa ku musaraba wishwe n'abantu wagiriraga neza, wakizaga indwara zabo, ukazura abana babo bapfuye ukabagirira neza, bakaguhindukirana umunsi umwe bakaguhindukirana bagira ngo bakwice. Yesu ibyo arabyihanganira, atumbera umusaraba. Uko kwihangana, Imana ikavuga ngo nimwihanganana nawe muzategekana nawe, muzatwarana nawe, ariko nimwihakana, nshuti yanjye, utazigera wihakana Yesu, utazigera ubivamo. Komera kuri Yesu wamenye, mukomereho, mukomere nawe aragukomeza kubera ko nawe wamukomejeho, kuko numwihakana nawe azakwihakana imbere y'abamarayika. Ndetse akavuga ngo nuba utabaye uwo kwizera, nuba watakaje kwizera kwawe, nubivamo, Yesu ntabwo ashobora kubivamo. Aracyari umukiza, aracyari umwami, aracyakiza umwizeye wese, kuko niwe wenyine munsi y'ijuru twahawe kugira ngo tumuboneremo agakiza. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza, Imana ikwambika imbaraga, Imana iguha ubwenge kugira ngo umenye uko witwara muri ibi bihe, we gutukisha izina ry'Imana, we kwitwara uko wiboneye, we kwitwaza ngo ntabwo ugiterana. Ntabwo ari ikibazo cyo guterana. Imana irashaka kwiba Imana mu buzima bwawe, irashaka kwiba Imana mu rugo rwawe aho utuye, irashaka kwiba Imana mu kazi kawe aho utuye, abakorana nawe, abiriranwa nawe bakubonemo Imana. Ntabwo Imana iture mu rusengero, nta matafari yubakira Imana aho twateraniraga niba tutakihagera, byanze bikunze wowe umutima wawe n'ubuturo bw'Imana. Rero reka iyo Imana ituye mu mutima wawe ibere umucyo abari mu mwijima bakuzengurutse. Imana ikugirire neza, Imana iguha umugisha. Mwami turagushimira kuko uri Imana yo kwizerwa. Reka ijambo ryawe rihe umugisha abakunzi bawe, buri wese aho ari. Mwami, uko agukeneye mu buryo ubwo ari bwo bwose, mugirire neza, umuhe kongererwa gusukirwa ubuntu bushya, kugira ngo yongere ahagurukane nawe, yongere akomere kuri Kristo umucunguzi n'umukiza w'ubuzima bwacu, umwongerera imbaraga zawe. Mwami, urakoze kubw'ijambo ryawe. Reka icyubahiro cyose kigarukire Mwami, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane, turabashimira nanone kubwo kurikira ijambo ry'Imana kuri Ahava TV. Rwose ndagira ngo ubaye wakurikiye ijambo ry'Imana ukaba mu buzima bwawe, mu mibereho yawe, utarigeze na rimwe wimika Kristo ngo abe umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, nagira ngo mbwire ko rwose uyu ni wo mwanya, iki ni cyo gihe. Nta majirimo, nta kidasanzwe kirimo. Ni umutima wawe wizeza ko Kristo ubwo yapfaga ku musaraba, Imana yari imutanze kugira ngo abanyabyaha twese nitumwizera turonke ubugingo buhoraho. Ndetse ikavuga ngo umuntu niyizera ibyo ngibyo n'umutima we, abyatuza akanwa ke, maze ari bukizwe. Ndagira ngo ndagutiza amagambo uyasubiremo aho waba uri, uko biri kose. Imana niyo kwizerwa, kandi Imana irakureba aho uri, aho ngaho uri nyine, aho uri, waba uri mu nzira ugenda, waba uri mu cyumba, aho waba uri muri office, mu kazi kawe,
aho uri Imana igukunda ukuri, aho uri kubuhumeka umwuka wayo ni ikimenyetso gikomeye cy'umugambi w'Imana ifitiye ubuzima bwawe. Kuba iminsi yawe ukiyifite hari icyo wakora ugikoranye n'Imana, ariko Kristo atarahabwa ikaze ntibikunda ko wagendera mu mugambi w'Imana, ntibikunda ko Imana yakugeraho n'ubwo ikukunda, ariko birasaba ngo Kristo umwimike mu mutima wawe. Reka ngutize amagambo urayasubiramo, uyasubiremo uyizeje umutima wawe, kandi Imana irakugirira neza. Mwami Yesu, ndemera ko ndi umunyabyaha, numvise ijambo ryawe kandi mfashe icyemezo kidakuka cyo kukwimika mu mutima wanjye, kuko wapfiriye abanyabyaha, nanjye ndi umwe muri bo. Mbabarira ibyaha byanjye. Uyu mwanya mfashe icyemezo cyo guhindukirira, ndakwemereye ngo umbere umwami, umbere umukiza w'ubugingo bwanjye. Urakoze kunshoboza no kugendera mu nzira zawe, mu izina rya Yesu, amen. Imana ikugirire neza, iguhe umugisha, igushoboze. Inyigisho wayisanga hano kuri Ahava TV, ndetse wakora subscribe, ubundi ugakora na share, kugira ngo ubere umugisha undi muntu uwo ari we wese wifuza ko nawe inyigisho yamubera umugisha. Imana ibagirire neza, murakoze.